Ubu aka kanya tuvugana umukire wa mbere ku isi yitwa Elon Musk, atunze akayabo k'amafaranga tiriyoni imwe y'idolari. Ushobora kutabyumva, reka nze nkunyuriremo gakeya nkusobanurire ibijyanye n'ano mafaranga wumve ubwinshi bwayo. Ubundi ano mafaranga agiye kuyagabanya abaturage bose batuye ku isi, buri muntu wese yafata amadolari 143, ugereranyije mu manyarwanda ni ibihumbi birenga 190. Noneho aramutse avuze ngo buri munsi azajya aspendinga 1 million, byamusaba imyaka 2740 kugira ngo ayo mafaranga abe ayamaze. Aya kandi ni amafaranga yagura nibura amakarabu 50 akomeye y'umupira w'amaguru ku isi, ndetse akayagura inshuro 3, akagira n'andi mafaranga asigara. Noneho ikintu gitangaje, akubye 3 umuntu umukurikira mu batunze amafaranga menshi ku isi. Umuntu umukurikira yitwa Larry Ellison, atunze biliyoni 380 zirenga. Ni ukuvuga ngo Elon Musk amukubye inshuro 3 nazo zirenga. Ikiriho rero nuko ano mafaranga yose atari ko yicaye kuri konte yiwe, ahubwo abarirwa mu migabane agiye afite mu bigo bikomeye ku isi. Hano wageze ni kuri Bobo Kesho Promoter, kandi icyo gukora urakizi. Mwite Elon Musk umukire wa mbere ku isi, tiriyoni imwe y'idolari. Ibi ngibi iyo ubyumva uba wumva ari inzozi bitanashoboka, kubera yuko we nta n'ijana uba wifitiye ubukene bumeze nk'ubwanjye aha ngaha. Uba wumva bidashoboka ko watunga amafaranga nk'aya ngaya. Abakire nk'aba ngaba uba usanga batanaryama, ntabwo bajya baryama igihe wowe saa 5 zigera ukiryama. Ubundi abakire ku isi ntabwo bajya baryama, barara amajoro bakora. Nk'ubu Elon Musk abahangayikishijwe nuko hari undi mukire wahita uzamuka akamucaho, bityo ntaryame, ntabone umwanya na muto wo guta, igihe wowe uhora wiryamiye wifitiye ubunebwe. Icyo nakubwira nawe, kora cyane uzamuke, nkandira subscribe unasharing no video.